uri kubyumva ubu byarangiye noneho ntabwo ari kubaho noneho turashaka kubaho ariko tunategeke ibyo rero bitandukanye na M23 bitandukanye n'ibyasabwaga muri icyo gihe CNDP ntabwo yari iriho rwose yari baye itariho M23 yashingiye kuri ibyo ikeneye ikintu cy'ingenzi yari ikeneye ni ukubaho kwari ugushaka kubaho bashakira umutekano ibice byabo bya Eastern DRC twebwe n'abacu n'ibyacu ubu rero kubaho ntibigikeneye ahubwo akeneye gutegeka bakanabaho kubaho biriho ubu ngubu barwaniye kubaho kandi bariho ni ugutegeka ndetse bariho bo n'ibyabo barateganya no kuzana n'ababo bahungiye impande n'impande ariko nyuma y'ibyo barateganya no gukuraho Tshisekedi bagategeka kandi barashaka gutegeka bitari bisanzwe baranazana na federalisme gusa urumva impamvu yitwa M23 utekereje neza mwicaye ku meza iyo mitwe yose ijambo ahubwo hano hari umuntu umbwiye ati mugomo y'izanyarugabo yazanye na Kabila alhamdulillah yewe impamvu vuga buryo yewe impamvu nuko ndamuzi Moise Nyarugabo nda uburyo yaborda ama situation uburyo avuga ni ijwi ryiza pe n'ijwi ryiza ngira ngo afite na conviction iyo mureba mubona ibyo avuga ari convaincu yumva neze impamvu zo kubaho ngira ngo numwe mu bantu b'abanyamurenge bahoze bagaragara mu by'ukuri batigeze bahinduka na gato barwanye n'umurwanyi mbega de nature c'est un vrai combattant de droit de l'homme urwana uburenganzira bwa muntu cyangwa se uburenganzira bwa muntu uvuga ngo rero tumutegereje wenda mu kuzana ibitekerezo bijyanye n'ubucamanza bitekerezanye n'amategeko mashya gutyo no guhangana ndetse kuri scène internationale nka piyo nini kuko ni munini cyane Moise Nyarugabo n'umugabo munini cyane ngira ngo tuzamubona ari kumwe na Kanyuka cyane kubera ko akazi ke rwose kazaba ari mu byerekeranye no kudefanda cause we n'ubara yayide niba nakubwiraga nti Moise Nyarugabo bwe nakurikiranaga ibitekerezo bye yashyiraga kuri X ku rubuga rwa X uhita ubona ko hari connection dejo rero wese ubibona ko nawe muri iyi minsi ararwana uko urabona twe tubyuka dushaka amakuru turara amajoro tutanasinzira ariko nawe ubona ko tujuru buri munsi kandi akagira ubutegetsi bwa Kishati niyo haba imyaka 200 muzabyishyura kandi igihe cyo kubikora kiri kubarengera kwa Kinshasa mu by'ukuri nge nabonye Kinshasa ariyo kera nkiri muri secondaire gitabo nigeze gusoma gifite titre ngo Le Maître de sa mort no kuvuga ngo ni nk'uwiyishe Kinshasa rero yariyishe ahubwo hari igitabo nanjye nasomye cyitwa Animal Farm yego aho ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa ni muri neza ni iriya style y'uriya mwanditsi muri Animal Farm rero mfite umwana w'umukobwa wa kabiri wanjye yarirebaga ko iri muri ari cartoon Animal Farm harimo igihungu cyari cyarabyawe isarapfa cyakirirwaga kibyinira mu tubyiniriro noneho isa apfuye yanapfuye cyo kibereye mu kabyiniro umwana wanjye yari agifite imyaka 3 yari kuri ibyo cartoon arangije arazana ati none se koko papa arapfuye none se barabaho bate barabaho umwana wanjye ntugire ikibazo nubwo yapfuye kiriya cyane gihora mu makabyiniro kiravamo nacyo cyongera gifata ubuyobozi kiyobora ariko cyaje gushobora kuyobora ni ukuvuga ngo Kinshasa ifite ikibazo cy'akavuyo aho buri wese donc bose ingurube irasakuza inkoko igateteza iki nta n'umwe ucecekesha ngo ahubwo yewe icyo nashaka kuvuga ni muri leadership yabo niho ubona ko ni neza tereke ni Animal Farm uko urebye ntuzaba undi Napole buryo yayoboraga za ngurube buryo barwanye ku bwigenge barwanira ubutegetsi ariko biza kurangira ahubwo aziyobuje n'icyuma zimwe zirapfa hazamo ibintu bya divisionisme hazamo ruswa hajemo ibintu byinshi cyane injustice ari ikintu rero ari ikintu kimwe natekereje ko Tshisekedi ashobora kuba politike yaramuguye ku mutwe ikamugwaho agahabwa inshingano atari yiteguye kubona ariko noneho amaze kuzigeraho ntiyihinga
ntiyashaka ubumenyi buremereye. Hari igitabo cyitwa Le Prince cy'umugabo witwa Machiavelli. Suzi ko bajya bavuga Machiavelli, ndamuzi. Ndakubwije ukuri ibi bintu turi kubona nego. Uretse nzajya mbashakira umunsi nzakora uko nshoboye nshake akantu wenda gace kamwe tujye tugasoma gahuye na situation gezo. Nukuvuga ngo uramutse ugisomye ari njya ntekereza nk'abana abayobozi. Ahubwo ku munsi w'ejo uzazana verise ihuye hari umusaza nigeze gutekereza perezida we ntabwo namuvugaho kubera ko njya mbona ibintu byose bisa nkaho ari byo banditse muri icyo gitabo. Ariko buriya njya ntekereza ko umuntu witwa Tito Rutaremara icyo gitabo yakimize cya Machiavelli aragifite muri we. Nta kintu na kimwe kitateganyijwe. Yego. Na Masudi hano isatungana ati Kabila yagiye muri AFC. Nuvuga ngo AFC shingwa nuko Kabila nawe yarahari. Ati ubundi kuza kwa Nanga yari integuza ya Kabila. Yego. Ati kandi mveto nayo iba muri coalition yande ya AFC. Yasubizaga bya bindi twahoze tu discussing aho. No kuvuga ngo mu minsi iri imbere tushobora kumva bari kuvuga gusa AFC gusa. Yego. Ariko ubu urebye ni ikintu kimwe gikwiye kuba kivugwa. Abavuga afite ubwo ko Evetro yasenywa bibaze ninde ufite igisirikare. Oya arya ntuzi ko dufite AFC tukagira nicyo bita ARC ni igisirikare cya hajya ni Armée Révolutionnaire Congolaise. ARC yashizwe na Evetro iri kuri filozofi yabo. Ibyo bintu biratuma biraha ikaze abantu bose. Ni inkoni ubundi bafata ko abo mu majyepfo, abo mu majyaruguru, abo mu hepfo bose bakaza bisanta muri ibyo ngibyo. No kuvuga ngo ibyo bintu baraza kubyicaraho bakiri mu murongo usobanutse ugenderwaho kandi wubahirizwa. Yego. Ngayo nguko rero tureberero Katumbi ngira ngo twamuvuzeho biravuga ko Katumbi ashobora kuba ari we yicaranye na Kabila uyu munsi bakagira gute bakaza kugeza ijambo ku bakongomani barivugiye mu mujyi wa Goma. Ntibyavuzwe rero naho yanyuze cyangwa niba yaje nawe bavuga ko ari i Kigali agomba kunyura i Kigali. Kabara yaje we hatari. Ariko wenda nibivugwa ariko nibiravugwa n'ibyo twato. Nibagera i Kigali bafungura imodoka bahera ifuti nkunda. Ibyo bintu badufashe babikore bamuhera ifuti aze. Bamuhera ifuti nkunda aze mu modoka hariya rwose. Bamuhera ifuti none si rega nkunda amazi iminsi ajya safunzwe buriya buriya so imenye ni nkuko tuya tuvuga ngo Sadek irafunzwe ariko se Sadek ifunzwe niba dafunzwe rero nkunda n'abakira abazana Igoma. Niba dafunzwe abari bagera Igoma nkunda bafate nako nibagera i Kigali bafate nkiyo ya nkunda bafate bashyire mu modoka ari ubaza abazana Igoma. Ngayo nguko rero ndumva ari ibyo. Reka tuhamagara umusesenguzi nawe agire itafari rye ashyira kuri ubu busesenguzi hanyuma ibintu bikomeze kugira gute mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Bwiza TV no gusoma inkuru za bwiza.com. ari nako wowe ubwawe nk'umukunzi wa Bwiza TV ushobora kugira uruhare mu gutera inkunga Bwiza TV kugira ngo Bwiza ikomeze gukora, kugira ngo Bwiza ikomeze kuba yakora nuko wagira uruhare. Nta bundi buryo bikoramo ni kuri telefone 0788554010 0788554010 ugatera inkunga Bwiza TV ikajya ibasha kubona izo airtime, ibasha kubona n'akaga kwa Budara arimo arasoma. Urabona Budara atameze neza atari guseka. Ikawa nziza cyane ya Maraba harya ya Maraba ntabwo ikorera publicité oya ntabwo ari Maraba ni ikawa ya muhondo. Uyu ni umukunzi wa Bwiza wayitwohereje ikawa witwa Habyara afite ikawa nziza pe. Numvise iryoshye cyane Muhondo Coffee niwe wayitwohereje rwose. Turamusuza cyane Imana imumugisha izi kawa ze zikomeze zere. Yego rero mushobora gutera inkunga Bwiza TV mubigizemo uruhare. Reka twakire umusesenguzi. Yego Mr. Rudahunga. Alo Meki, mwaramutse Abdallah. Waramutse Rudahunga. Abdallah Pascal nziza byukanye imbaraga. C'est du café. C'est à cause du café. Ikawa ya muhondo irimo irakora. Ya muhondo nyirayo ni ya muhondo ni hiba ariko ni kape ni nziza.
nanjye njya nyikundaho rwose ni nziza yego nanjye buranjye nkundaga kawa nzakuzanira rwose nzamubwira byarayime nkuzanire kuko niyo kawa nanyweye muri iki gihugu mumva ko ifite gu nka Imabirisi we niyo ariko arabizi narayimwoherereje n'abandi hari n'abantu bize kuyibohereza barabizi kabisa ikaze Rudahu ya murakoze cyane rero ndavuga ni Abdallah abyukanye imbaraga ati generali nkunda agomba kuza ejo narayivuze ntabwo igihe kiragera oya nandi kuvuga ngo mu mboni zawe igihe ntikiragera uzaba Abdallah cyarageze niba ari free oya niba ariko nanjye mbona cyarageze ni kuvuga ngo nandi kwibaza ngo niba ari free nagenda abafate i Kanombe abazamure abambutse igoma umwana wawe Rudaho n'uwawe rwose mbo murakoze cyane ikintu itafari nashaka gushyiraho nuko rumva inkuru zose za Kongo kuri tele abantu bibagiwe intambara ziriho ubu inkuru ikomeye cyane ni Kabila ahubwo ejo narimo nkurikirana RFI irimo iravuga ati se Kabila yaba ari igoma yaba ari mu Rwanda ni ukuvuga ngo bo bari hagati y'u Rwanda na Goma rero l'homme de silence bakunze kumwita ngo l'homme de silence kuba atarimo kuvuga ni ikibombe cyo guhubuka kwa Kinshasa yego ni ukuvuga ngo Kinshasa ikomeje guhubuka ifata imyanzuro kandi Kabila ntaravuga yego kandi ibyo bari kuvuga byakagombye guhinduka bijyanye n'ibyo yavuze muri make bari kumutegurira uko agomba kuza kubahereza araza kuza kubitira mu gafuka cyane bari gushyiraho itapi hari umuntu warimo atanga ibitekerezo kare nakurikiraga yatanze igitekerezo cyiza ati Kabila arimo nani Kisekedi araguhubuka ni ukuvuga ngo l'homme de silence Kabila afite imana iteye ubwoba akibaza umuntu ucecetse imyaka 5 itanu irarenga kuva 2019 Kisekedi ajya ku butegetsi hafi 6 atavuga nta kintu na kimwe avuga ariko we akivugira ati ngenda atashye kandi mu gutaha ngomba guca mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye mu itegeko rya Kongo rishinga nta kosa yakoze nta kintu na kimwe aratangaza bahise bafatira imitungo ye urumva biriya byo gufatira imitungo ni ikosa rikomeye cyane bahise bakora bari guhubuka ubwo rero wa mugani wawe bari kumutegurira itapi itukura y'ibitekerezo ahubwo buriya ni ukuvuga ngo muri disikuru yateguye ubu ngubu aragenda yongeramo ibindi bari kumwongerera ibyo kuvuga byinshi na byinshi byo kubakritika cyane ikindi rero navugaho ni uko kuri M23 AFC M23 ni ukuvuga ngo ari nka poe 5 nari nakoze kuri AFC M23 intambara ya media iri kuzamuka visibility ku rwego rwo hejuru niba ubona abantu nka ba Steve Wemby baje igoma ngenda mwibuka iyi ntambara igitangira Steve Wemby yari umuntu ukritika u Rwanda nabi cyane ahubwo utangiye kujya no mu murongo wo guhakana jenoside yego rwose nagiye mukurikirana cyane yego ariko akajya bivangavanga akavuga akazana bya bindi bya mapping report yego mapping report yes ni ukuvuga ngo rero intambara visibility AFC M23 kuri media iratumbagiye cyane mu binyamakuru byose biri kuvuga kuri Kabila kandi Kabila ntaravuga icya kabiri kuri diplomasi Kabila azamuye urushinge ari buzamure urushinge rwa diplomasi ku bihugu byinshi bitumvaga nuza AFC M23 kuko Kabila ikintu ari butangaze nuko ibaze ibihugu byose media zose zasakuje ataranavuga aramutse rero avuze ati ngiye none ubu ni dekara kujya muri AFC M23 noneho kongera indi big fish nuza Katumbi biraba ari ikintu gikomeye cyane kiri butumbagize diplomasi ya nuza ya AFC M23 ku gisirikare
ku gisirikare byo rwose cyo ni inkoni mukunze kuvuga ngo ni inkoni bakubitisha. AFC M23 yari yarabuze imbaraga zikomeye cyane muri politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Kuri politike wenda navuga bari bafite kaide charge byanze bikunze, ariko kubona izi big fish zikomeye no kongera umuntu wabaye perezida hafi imyaka 20 ni ikintu gikomeye. Igisirikare cyo nta kintu twavugaho, cyo ni inkoni bafite rwose ifite imbaraga ikomeye cyane. Ikindi nashaka kuvugaho, u Rwanda ubu ruraruhutse kuri menace diplomatique. Ni umwanya wa Kabila. Muri make diplomasi y'u Rwanda ubu ngubu ni iki gihe iri muri offensive, ntabwo ikiri muri defensive. Oya Kinshasa buyigiye bari kunywa agakawa nabo bameze neza. Ubu Kinshasa igiye kudiringa na Kabila. U Rwanda ubu bamwe mu bayobozi b'u Rwanda nabo basanga barimo bavuga ati muhame hamwe sha mukubitwe. Ati igihe mwahereye mudushyiraho ibita turiho noneho muhuye n'inkoni. kuko erega umuntu wabaye perezida wari umuntu ukomeye cyane. Perezida w'igihugu ni umuntu ukomeye. Kabila ubu ngubu niwe uri kuvugwa. Diplomasi y'u Rwanda iravuga ko mwadushinjaga ngo twebwe ngo egare M23 egare ngo dushaka gutwara amabuye, dushaka gutwara ubutaka bwanyu. Noneho Kabila nawe ari mu bahoze babivuga kera. Yewe ndakurahisha politike we. Buriya politike arakuntu njya mbwira ni abantu, politike ni ikintu, ni inyanja ikomeye cyane, ikomeye kandi yogwamo n'ababizi cyane. Urabona ahubwo atariyo nzira, ahubwo ukabona amasunzu abantu baravuze. Ubu se ari umuntu warushije ubugome Kabila kuri M23. Ushobora kujya kubona ukabona amasunzu baraje rwose kandi bakakirwa neza cyane, neza. Ni hatari kabisa. Oya ikigaragara cyo nuko Kabila mu politike abiri iri butumbagire. Ibyo ni ibintu bigaragara. Tutegereje ijambo ari buvuge, ariko ijambo iryo ari ryo ryose ibyo byonyine no kuba gukandagira ku butaka bwa Kongo. Noneho umuntu uza mu birindiro by'umwanzi by'inyeshyamba, niyo atagira ikintu avuga, niyo atavuga ati ngewe ntabwo ninjiye muri AFC M23, niyo yaceceka gusa Kabila ntavuga ubu ngubu message bwayi bageze kwa ba nyirayo. Natwe ubwacu ubu ngubu mu ndahara turya twibaza tuti uwo muntu uhora acecetse navuga azavuga rya. Guceceka ko rero ni kubi cyane kurenza kuvuga. Guceceka ni kubi cyane kurenza kuvuga. Niko bimeze. Aracecetse cyane, kandi baze guceceka byatumye Kinshasa isohora itangazo kumufatira ibihano, ibiki byose, guhubuka. Niyo mpamvu navugaga ni muri disikuru yari yateguye bagiye kunyuzamo n'uzikaramu. Agiye gukora iyi yongera avuga ati ahubwo reka nongeremo akangaka. Ibirungo birimo biragenda biboneka. Bari kumuha ibirungo kandi yiturije yicariye. Yego. Niyo RF yavugaga ati ariko se uyu muntu ari i Kigali cyangwa ari i Goma, ariko byibuze RF yavugaga ati yemezaga ko hagati y'iyo mijyi ibiri, Goma na Kigali, kandi bumva bahamagaye inzego z'u Rwanda za diplomasi. Oya ariko abazungu bari aba RF nabo bashaka kwiyenza, none se bashaka kuvuga ko Kabila akoresha u Rwanda. No, u Rwanda ntabwo ari umuvugizi wa Kabila. Nibahamagare Kabila ntabwo yabitaba, nibahamagara inshuti ze ntabwo ntacyo atangaza. No silence. Ndumva wagira kanyu mushyiraho noneho tukasa nk'abagira ku musozo rudaho. Hanyuma tubwire iyi kuba bavuga Katumbi ndetse na Kabila, bose baravuga ko bagomba kuba bahari, ndetse hari n'abavuga ko uyu munsi ngo bashobora kuvuga ijambo. Turebe noneho kuza kwabo bo bombi bivuze iki? Aporo ya Katumbi ni ya Kabila. Umbaje ikibazo cyiza. No kuvuga ngo muri byande twatuora tuvuga ati muri politike ni byose barabihinduka. Urabizi ko Katumbi yari umwanzi ukomeye wa Kabila,
none ubu ngubu bari kuvuga yuko bagiye kugira kora koalisiyo. Katumbi aramutse aje igoma nawe ni bombe atomike, ni bombe atomike muri politike ya Kongo kuri Kisekedi. Yego burya perezida bari perezida nabo bafite imbaraga nyinshi, abahagarariye ibintu byinshi, amafaranga, politiki, ibintu byose, ariko Katumbi naramuka aje igoma biraba ari ikindi gisasu kirimbuzi rwose gihambaye kuri Kinshasa. Urakoze cyane Rudaho, urakoze cyane. Namwe murakoze, abakozi bacu bakomeze kugira Pasika nziza bayizihiza. Hari umwe urakoze cyane, hari umwe mu bakunzi bavuze ati nawe ushaka kugira igitekerezo atanga, ari nawe tugiye gusorezaho ikiganiro cyacu. Namwe mwese mushobora kwandika tukaza kubigaruka mu kindi kiganiro, kuko dukomeza gukora twebwe tuba tutari twageraho dusoza ikiganiro. Amakuru tubihora tuyashaka umunsi kundi. Ngaye ngukabuda Rudahunga wamwumvisha. Rudahunga urumva ubusesenguzi bwe buragaragara ko bugaragaza ko politike ya AFC igiye hayi, iri hejuru cyane kandi ishingiye ku kuguruka kwa Kinshasa. Yes Mekia. Waramutseho. Ni stage muri Amerika ahantu muri Utah. Nawe tuguhaye ikaze muri kiganiro kiri live, ikiganiro kivuga kuza kwa Kabila kuri politike ya Kongo muri rusange. Igitekerezo cyawe ni iki? Murakoze cyane, nakomeje kubakurikira numva mubiganiraho ku byo kuza kwa Kabila na Moise Katumbi. Mu busanzwe ni umuntu wakoreye aho hakurya nabanye n'umusaza General Makenga, twabanye akiri siyo ari major. Rero kuza kwa Kabila ni ikintu gikomeye cyane, kuko ni umuntu uzwi cyane. RCNDP yari muzi kuko yabaye perezida, nabo RCNDP M23 iramuzi kenshi cyane. Ni umuntu wagize politike cyane yo gusenya CNDP, asenya na M23. Ariko ukuntu yasenyaga abantu bazi ubwenge, none arongera agarutse asanze babandi bafite ubwenge. Yego. Ikindi kuza kwa Kabila ntabwo ari none haje. Yego. Kabila yaje kiri perezida, kuko mbere yabanje kugura imitungo, ibikuyu bya Rujugiro n'ibya Madame Merlon. Byose arabigura ashyiramo inka, abajera bose yabagiraga abantu bakomoka aho hakurya bazi uburyo bw'amatungo. Nashaka kuvuga wenda abavuga Ikinyarwanda hakurya bavuga Ikinyarwanda, niwe yagiye agira abajera bakababajera bakamurebera izo nka, imitungo yose. Niyo mpamvu rero nshatse kubwira ntabwo ari none haje, ahubwo yaje kera. Aho agiye gufata akagura imitungo yose akayibika aho ngaho muri Masisi, ubwo cela veut dire que yaje kera. Abonye rero ubutegetsi amaze kubutanga, abutanze mu buryo noneho abonye butakimusubiranye, abonye ko tere nziza n'ubundi niyo ngiyo. Yego. Niyo tere nziza ufite, uzarebe na Kongo yose ahantu batinya East, bagatinya na Katanga. Ubundi washoboye kunetraliza East na Katanga, Kongo urayobora yose. Yego. Niyo mpamvu rero kuba Kabila aje, ntabwo aje none, ahubwo aje yari asanzwe azi yuko aha hari ariho agomba kuba yaza agasanga bari abantu kenshi, kuko azi yuko uburyo yahanganye nabo bifitemo ubuhanga, akaza agafatanya nabo kubera ko yabagenzuye neza. Yego. Kuko Katumbi nawe rero, Katumbi ko yifitemo ubushobozi bwo gutitiza n'ubundi Kongo, akabaje n'imbaraga zikubye kabiri. Yego. Zije ziyongera kuri za zindi zitinyitse muri Kongo, kuko nakubwiye ngo aho muri East yo ubavuga ngo bahanze neutralize East, ubundi ujye no muri Katanga Kongo urayobora neza. Yego.
bivuze rero ngo izo mbaraga zikubye kabiri za Katumbi zije ziyongera kuri Kabila, ni igikorwa gikomeye cyane kigiye guhereza M23 morale no ku basirikare kumva ko wa wundi wabayeho perezida wabo mu gihe bahanganye icyo yabimye akaba agarutse kubafasha kukibona. Bagiye kujya ku meza. Ndazi neza ko yagiye avugana na General Makenga amubwira uburyo yaza, Makenga akabyanga. Ibyo byose ni ibintu baziranye. Bagiye kujya ku meza bicarane bashire ikintu ku murongo. Niba mara kugishira ku murongo, ubwumvikane bwabo bufite aho buzabageza ejo hazaza, kandi hazagaragarira iyi leta ya Kongo iriho ku buryo nanone ari nabyo mwatangiye kubona bahubutse bahubuka bafata imyanzuro ihubutse. Ibi nabyo nibigaragaza ko bacitse intege noneho. Birabista bigaragarira ko bacitse intege. Urakoze cyane. Reka mubaze Eustache. Yego. Wavuze ko wabanye na Makenga akiri siyo ubwo yari majoro. Yego, ndagira ngo nkubaze ngo ureba ukukuza kwa Kabila, urabizi ko abenshi mu basirikari bahawe amapeti nawe icyo gihe muri iki gice cyo muri Est. Twatekereza ko nko ku rugamba twakwiyatanda yuko harimo abasirikari bamwe bashobora gukora ibyo bita defection ukuvuga ngo kuva mu ngabo barwaniraga bakajya mu gice kindi cyarwanaga nabo. Ibyo birashoboka twabitekereza? Ni benshi cyane kuko ni benshi bagiye kuza baza bamusanga, kuko Kabila ni umuntu ufite politike, akaba yakwikururiraho agukunda akaguha n'ibintu afite kugira ngo akereye urukundo rwawe kuri we. So nizeye neza ko mu basirikare bakuru bakiriho bari ku ruhande rwa Kabila, kandi bidatinze muzajya mwumva mukumva ko bagize icyo bita back, bakagaruka bakaza kwa Kabila benshi cyane batari bakeya. Uvuze back bakaza bakava kwa Gisegeti bagakora back nyine bakagarukira nani Kabila. Kuvuga ngo rero iki ukuza kwe ni ikibazo kuri politiki, ariko ni ikibazo no mu gisirikare ubwacyo. Ni ikibazo kuri politike ya Gisegeti, buriya ni nko kumva ngo afite ikintu yaciyemo kabiri kuri politike ya Gisegeti. Yego. Tena ni inyungu nyinshi n'imbaraga nyinshi ateye AFC M23. Abateye imbaraga nyinshi na morale. Urakoze cyane rero Eustache. Urakoze cyane Eustache, arakoze cyane. Yego. Arakoze ku bitekerezo bye. Ndibaza ko budatwajya mu bitekerezo. Yego. Abatwandikiye mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nta bintu byinshi twongeraho. Nta kindi. Imirwano iri muri Masisi turayigarukaho mu kanya karibuze. Imirwano ubu ngubu isa nk'iyaburijwemo nta ubu ni politike rwose, kandi niyo buri mirwano. Politike niyo buri mirwano. Reka duhere kwa Oswald ati ikindi wenda iyo mirima n'inka muri Masisi ubu ari kujya gute tujye bashyize igihe ahereza, ntabwo ndi kumva igitekerezo cyawe. MC Risenizo ati bwiza turabakunda ku kibazo cya DRC na Kabila na Yosebetro, ubundi aho bigeze biraryoshye kuko kuba Kabila yaza muri M23 imbaraga zo kwiyongera gusa, ahubwo no kumvikana kw'icyama cya M23 bigiye kujya hejuru. Yego rwose. Hari ikintu bavuze kare tutibutse kuvuga, byavuzwe n'ura mugabo uyu Eustache. Kabila kuva kera yarateganyije ko azasazira Goma, yororera inka ze Masisi. Mbese muri make inzozi ze ziri hano mu gice cya Eastern DRC. Yego. Hanyuma Ndengo Emmanuel ati Kabila nadufashe abwire Fred baze bose kandi bazamva cyane. Fred ntago muzi ari we, yitwa ni Fred Ndenuwe. Hanyuma Rukundo Jean Bosco ati amakuru avuga ko Nkunda yageze Rumangabo muri refreshment, nibyo cyangwa si byo? Mutubwire neza uko bimeze. Ese koko abo bantu bari kuva Kinshasa nabo kwizerwa? Nanjye ariko bambwiye ko nanjye amakuru mweshangura ko Nkunda yageze Rumangabo se. Yego, maze iminsi byumva ubwo simbizi nibiravugwa.
biravugwa ntabwo dukonfaminga tuzabivuga si byo ibindi byari ifuti buriya twabyihorera. Hanyuma Kimete Mugunga ati abantu b'abagabo nk'ibi muzadutuka uyavuga twumve reka ntayo nsoma ubwo reka mite musiba atuvuze nk'iki usibye byinshi abantu nk'aba rwose haza hehe ariko nubwo njye ntabwo hanyuma Masudi ati Eveturuwa izaba irangiye nta burasirazuba kurwana ngo arwanire uburenganzira bw'aba Rwandafone. Hanyuma iyo nayisaba ni kutareka Kabila, icyo nayisa no kutareka Kabila agakora ya politike ya nicecekere bakaba clear from the beginning, naho niba rindira Kabila akagera Kinshasa bizaba birangiye. Kamere hejuru twari twazivuze bamwe. Desire Ngabonziza ati mwaramutse Meki, aba bagabo ntabwo biyunze kuri Ventura ahubwo ndabona iyi duo yarapanzwe zamani, ahubwo ubu bari kubishyira mu bikorwa. Nanjye nuko mbibona, ni deal yakozwe mbere. Yego. Maida Nikuza ati bonjour Meki Abudara, Pasika nziza. Ni Aisha wanyu. Aisha rwose wacu turagusuje, turizera ko umeze neza, uburwayi buri kugenda bukira. Hanyuma Gashanana Celestin ati Eveturuwa iri kugana ku musozo. Oya urabeshya wowe, ntabwo tubyumva kimwe, ariko ubwo ni kubyumva wowe. Jibendi Ziweti twatuvugishije. Masudi nawe nuko. Nyungwe Cluster ati bigumye kugorana ibya DRC. Maida Nikuza ati jewe reaction ya Kinshasa nabonye iteye isoni, irimwo gutsindwa n'ubwoba bwinshi. Amiyeri rwa Kibiba ati uko byagenda kose u Rwanda rwacu ntiruzigera rugwa namba. Yego reka bivuye gutyo. Kayihura reka ati mwaramutse neza Meki, komera cyane Kayihura ati ikintu mbonye muri politike nta mwanzi ubaho koko, niko bimeze. Oya umwanzi abaho ariko ntahoraho. Yego umwanzi ntahoraho umwanzi. Iziri mu nzira TV ati Kabila umwicanyi. Oya ibitutsi nawe ndakuretse rwose kuko wisobanza ibigori byinshi ushyizemo ibigori ibintu byose nabisoma, ntabwo ibyo bwizi bivuze, ibyo ni ibyawe wivugiye. Savier turi kumwe nubwo nkerewe ho gatoya. Kayihura Eric gusa icyangombwa ni uguha abaturage ibyishimo. Hanyuma umutsindo erega Kabila arakenewe muri AFC Ventura kuko azi byinshi kubera Kinshasa kandi no guhirima k'ubutegetsi bwa Kisekedi biri bugufi. Aimable ati bahubutse cyane, buravuga nuza. Aimable atese mu by'ukuri hari wamubonye Kabila, nabahaye utumenyetso tumwe ushobora gukoresha fact checking, kuza ku munyamakuru Steve Wemby imvugo ya M23 ubwabyo ni iyo fact checking. Ugisoma commentaire z'abantu batwandikira nagira mbibutse mu by'ukuri ibyo tuvuga ntabwo ari isomo rya Bibiliya. No kuvuga ngo dufite position yacu tuba twagaragaje, wowe ugiye kudusubiza rero no kudutuka ntacyo bidutwaye cyane, ariko jya ugerekaho uti dore ibintu byakagombye kuba ari ibingi. Ubu duhaye imbaraga zituma no gutekereza kwacu twebwe turi ouvert, turuveri cyane bihakane ariko utange na challenge. Hanyuma uhita unibaza ukwibaza abantu baribaza ibyo Kongo yasohoye itangazo itazi ko yahageze. Hanyuma nagwa byinshi ni fact wo twungure kugira ngo wowe uzi iki wabonye iki. Hanyuma business ni rate ati Kabila ntabwo aje kuruhuka apana kurwana, ariko azatanga inama ku gitutu cya Kinshasa. Yoboka ngo gati yampaye inka rero byakomeye pe, nakatumbi hageze kanicare ntege amatwi. Yego Mihigo Diodonati kigaragara nuko Ventura igiye gutsindwa nande koko Kabila hikamureba oya ntago bibaho. Avuga ngo iki Ventura igiye gutsindwa. Hanyuma Xavier none se ubu nk'ubu basanze Kabila ari nka hahandi hantu tari muri eneo za Ventura babigenza gute? Ngibyo byabigezo bya Kinshasa ariko nabwo ari ahantu hatari muri eneo za M23 naho afite uburenganzira. Witwa Milokle guys ati ariko abakongomani benshi bakunda igihugu cyabo, banze gutora Katumbi bumva ko yabagambana, none ubu nibwo ntangiye kubona naho Kabila we ntacyo mwijeje kuko nishaka Kisekedi yahise arisesa. Ariko bira by'amatora byongera ko ari amatora ko yabaye twarayabonye, abatowe n'abataratowe rwose nabonye sinzi nge igitekerezo nayabonyemo ntabwo
mpitamo kutagira icyo mvuga kuri aya matora nabonye ku bwanjye atariyo ahantu umuntu aterura imashini akajyana mu rugo. Hanyuma witwa munsi Rezenati thanks gusoma igitekerezo cyanjye bwiza. Rubaya, Gakombe na Moderi ni imisozi iri hejuru ya Rubaya. Kabila aza Rubaya. Abari bamurinze nibo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda harimo Colonel Innocent Gahizi ubu ni general. Gahizi we yari proche cyane wa Kabila cyane. Rukundo Jean Bosco none se ubu abegereye Kisekedi bamugiriye inama akegura kuko ese ubu bakayikwamba bazaba bande gusa abegereye Kisekedi mbona bamushuka jewe ku bwanjye nkurikije itangazo bakoze n'itangazo ubona ridakwiye gusohorwa ibintu byo kugira inama Kisekedi ngo yegure irango biragoye abavuga ko akaboko gafashe ingoma akayirekura kacitse. Yego reka dusoze mwakoze cyane mwakoze kubana natwe muri kiganiro. Mushaka kongera kuduha ibitekerezo ni telefoni 0788554010 mushaka no gutera inkunga Bwiza TV niyo telefoni ni 0788554010. Murakoze cyane. Pasika nziza kuba yemera abatemera namwe mufasha abayemera kuryoherwa nayo nkuko nabo bajya babafasha sibyo buda. N'abadafite muhagaze mwese enjoy weekend yabere nziza ngayo nguko turongera guhura mu kindi kiganiro. Arasorti ngira ngo ndabona invitation ya Pasika. Twizere ko ubibone kuba yizera buda. Ndagushimiye cyane. Nanjye ndagushimiye Miki ndashimira na Rudahunga ndashimira Eustache na Masudi ndetse na Gilbert baba imfura cyane n'abandi bose badufashije kugira duti turabakunda mugire ibihe byiza Imana nigire gute niba turinde rwose mukomeze murambe ayishawe ngayo mukomeze. Yego.